azi ngo n'abahutu bakomeye cyane bo muri North Kivu, abahamagara i Bujumbura arababriefing, abateguza ko ingabo ze zigiye kujya muri North Kivu, mwumve abateguza ko zizafatanya n'abaturage, abumvisha ingengabitekerezo ya jenoside, baramwumva basubirayo ntabyo bakoze. Ku buryo ingabo z'abarundi zageze muri North Kivu ziteguye ko zizahagera abahutu bagahaguruka bagatangira kwica abatutsi, zihageze zisanga atari byo, abaturage barabyanga. Ni ukuvuga ko abarwandofoni bo muri North Kivu tugomba kububahira ibyo, tukanabashimira ko bakomeje kwifata neza. Ni miliyoni eshatu z'abantu nta na kimwe bakoze. Ibyakozwe byose ni perezida w'u Burundi yarabanje atumiza abantu azi ngo n'abahutu bakomeye cyane bo muri North Kivu. Ni ukuvuga ngo neva ibi bintu yarabiteguye, ni ukuvuga ngo yafashe plan yari amaze gutegura. Ngaho tubwire byagenze bite, abo yatumije ni bande bwana Nyundo? Iyo delegation yari yobowe na Seninga ari kumwe na Sirikov. Seninga ninde? Ni muntu ki ku bantu batamuzi? Ari kumwe na Sirikov? Ya bari kumwe. Sirikov se ko ari intera hamwe yabatumije gute ko atari muri Nord Kivu? Sirikov rumva ni wari yoboye kira gice cya Tafoke harafatanyije n'abarundi. Yego. Ubwo mu mugambi wo kujya kunoza iby'intambara no gutsemba abatutsi bahara Nord Kivu. Ni ukuvuga ngo yagiye aherekeje bara ba Seninga. Uyu Seninga iwabo ni muri za Kibabi. Kibabi ruguru ya za ntuza ya za Rubaya. Ruguru ya za Rubaya werekera uravuze ngo ni hehe Kibabi? Ikibabi ndahabona. Ikibabi nahabaga na defense. Iwabo ubundi iwabo Seninga nyirizana n'ahantu bita mu Rutingita. Mu Rutingita Ikibabi ndahabona. Rutingita werekera za ntuza za nani za Rutingita ubusa nk'uwerekeye hepfo werekera ntuza za Cyugi. Ya komeza niho iwabo. Ubwo rero nuvuga ngo iyo delegation yagiye i Burundi nuko ntari kubireba neza ahantu igihe bagendeye kubibura. Yego. Icyo gihe ya Seninga bagiye ari delegation y'abantu 8. Kira gihe kimwe igihe bafungaga Mwangacucu ngira ngo nibyibutse neza. Icyo gihe delegation yanagiye agenda yiyoboye, ariko umuntu wari uyoboye cyane wa mbere ndi Sirikov bari bashize imbere. Kuko bari bagiye kunoganya umugambi wo kuza kurimbura ubwoko hari. Bagiye batangaza bavuga ati ibyo muri gukora ntago twifatanyije namwe, ibyo murimo birabareba. Ari cyo gihe icyo gihe bagiye niba byibuka neza bari kujya i Burundi, niho icyo gihe hari ku Mushaki hatatswe M23 irabarasa. Icyo gihe kuva icyo gihe Seninga ntago yongeye gusubira mu Rubaya kuko babuze inzira yongera kubagarura muri kira gice cya za Rubaya bakajya baguma Igoma. So icyo nzamukiyeho kuko uhawe kuvuga makeya no kuvuga ngo iyo delegation yagiye i Burundi yari ibona Seninga na Sirikov bari kumwe. Sirikov intera hamwe yo mu Rwanda cyangwa w'umunyarwanda? Ni intera hamwe yo mu Rwanda. Nuvuga ngo we yakoraga muri kira gice cya za Tongo. Niyo yarakiyoboye we na Omega. Kubivuga nuvuga ngo nicyo tuvuga ibi bintu. Reka mbabwire ikintu kimwe. Muri iki gihe cy'intambara ngewe ntabwo ngira tribalisme, ntabwo ngira ibintu by'amoko muri nge, ariko niba ndi gukoresha amagambo arimo abahutu n'abatutsi ntabwo ari uko shaka kuyakoresha cyangwa niyo mpamvu ndi gukina. Aha ngaha mwumva Fande James. Perezida w'u Burundi yarabanje atumiza abantu azi ngo n'abahutu bakomeye cyane bo muri North Kivu, abahamagara i Bujumbura arababriefing, abateguza ko ingabo ze zigiye kujya muri North Kivu, abateguza ko zizafatanya n'abaturage, abumvisha ingengabitekerezo ya jenoside, baramwumva basubirayo ntabyo bakoze. Ku buryo ingabo z'abarundi zageze muri North Kivu ziteguye ko zizahagera abahutu bagahaguruka bagatangira kwica abatutsi, zihageze zisanga atari byo, abaturage barabyanga. Ni ukuvuga ko abarwandofoni bo muri North Kivu tugomba kububahira ibyo, tukanabashimira. Ese Sebishyimbo ahagaze hehe muri iyi minsi Nyundo? Sebishyimbo ntago wamenya ngo ahagaze hehe kuko urabizi ko yabaye senateri ubu ngubu yarakinsasa niyari, ariko ibi bintu tuzazuma turi gukora inkuru nk'izi ngizi ngo hagire umuntu wumva ko harimo ibintu by'urwango. Oya, turi kuvuga inkuru nkuko tuvuga inkuru z'ahandi hose. Sinjya nubahwa perezida no ngo difata sinjya nubahwa perezida. Niyo mpamvu mutazabona ngiye nubahwa perezida w'u Burundi, nubahwa perezida wo muri Kongo. Perezida ni perezida as long ari afite abaturage ayoboye, nubwo yaba akora ibintu bidakwiye, it's not my business. Ngiye mvuga inkuru, u Burundi ku mutima,
Kongo ku mutima, u Rwanda ku mutima, Misiri na Kabila. Ngiye breaking news, so ndasaba kugira ngo hatagira umuntu wumva ndi gukoresha aya magambo ngo yumve ko harimo amaca, but we are breaking this news kugira ngo mwumve ibiriho, mwumvishe amagambo, mwumvishe ibyateguwe, kandi mwumvishe Sirikov uyu nguyu amakuru ye namaze kuyamenya, uyu nguyu ariko se ndabihisha bihishira iki kabasobanurire. Sirikov ari kuba kankwereke ko Sirikov akasa mutwe amakuru tuba twayakuruye. Uyu Sirikov ugenda, Sirikov agenda aherekejwe n'amajipe abiri. Aya makuru akaza no kuvuga ngo i Burundi, murabona ukuntu bari bakoze bezi igoma yo guteguriramo ibitero, so ngo bezi bayimuriye Bujumbura. Ubu turi kuvugana aya makuru ya Sirikov, nyuma urumva ko Nyundo adusobanuriye imva n'imvano yaho ko byagenze, adusobanuriye uburyo Sirikov yisanze Bujumbura. Uri kumva ko yabanje barakugubwira ingendo zo kugira ngo yisange hariya. Uyu Sirikov colonel wa FDLR urumva ko ni inshuti y'akadasohoka ya General Neva cyangwa General President Ndayishimiye. Niba force nkuko Nyundo bitubwiye, force zavuye i Burundi z'abarundi, Nyundo ndashaka kunsobanurira, ni muri force zimwe zaje zije gufasha Gisegeti, zaje zije mu mahoro, ko baje mu byiciro bibiri. Yayiyoboraga nkande ate? Dusobanurire. Nukuvuga ngo abakimara kuva hariya muri Tongo bakiraswa, nukuvuga ngo igice kimwe cyatembye kijya Nyanzare, ikindi gice kimwe kiza hano i Goma. Noneho irata foke ntabwo ari iriya imwe yaje muri EAC, oya, ni yindi ahubwo yaje ikimara kuva i Goma. Nibo bari baje kwa nibo bagiye Bujumbura, ubundi we na Seninga barubwira ngo bategura uburyo bari bwakire irata foke yarije guha musada leta ya Kongo, kandi ngo hereze Seninga nguriya Sirikov ndi kubabwira nuriya muri kureba wo hirya, hakaba Seninga nguriya ngiyi kominote yari yatumije muri Nord Kivu. Ntabwo tubabwira ibintu bidabigize, bivuze ngo aya makuru ya Fande James ari kuvuga ngibi evidence, ngibi ngaya abafoto General Neva ari kumwe nabo i Bujumbura yabatumiye. Abangaba nabari bahagarariye delegation ivuye muri Nord Kivu, bavuga ko bahagarariye kominote y'abahutu. Niyo mubyibuka bakoze na Twitter, bakoze n'inyandiko, hari ibaruwa bandikiye perezida w'u Burundi, murayibuka Nyundo? Yes, ndakumva. Ibaruwa yanditswe urayibuka? Era baruwa ndayibuka ko ngo bari bagiye gushira hamwe mu buryo bwo guhuza imbaraga hagati y'abaturage b'u Burundi na kominote y'abahutu iri mu Rubaya. Okay, reka noneho iyi foto iyo ngiyo wampaye, reka manze mfate iyi foto nyigushyirire hano kwanza ngo manze muyirebe. Uyu mugabo mureba, uyu bamwita Sendugu. Uyu nguyu akaba FDLR bamwita Sikovi. Nuvuga ngo uyu ni umunyarwanda, uyu nguyu ni umunyamasisi. Sendugu ku bantu bamuzi baramuzi, aba bandi ni abanyamasisi nabo muri kominote y'abahutu. Hanyuma noneho uyu Seninga hakaza uyu ni colonel w'umu FDLR. Neva nguyu hagati muramubona, mwamubonye? You see? Afande James. Nuvuga ngo Afande James ari kuvuga iyi story. Ari kuvuga iyi story iyi ntuza y'iyi nkuru yo muri ntuza yo muri nani aba bantu yatumyeho. Reka dukomeze. Ari kuvuga story ya 2023 kuko niho bagiye 2023. I wanna know niki aya masaha kiza gukurikiraho nyuma y'aya magambo ya General James Kabarebe. Niki kiza gukurikira? Ko tumanje kubona cyangwa ko twumvishe ko hari ibitero, perezida w'u Burundi yarabanje atumiza abantu azi ngo n'abahutu bakomeye cyane bo muri Nord Kivu, abahamagara Bujumbura arababriefing, abateguza ko ingabo ze zigiye kujya muri Nord Kivu, abateguza ko zizafatanya n'abaturage, abumvisha ingengabitekerezo ya genocide, baramwumva basubirayo ntabyo bakoze, ku buryo ingabo z'abarundi zageze muri Nord Kivu ziteguye ko zizahagera, abahutu bagahaguruka bagatangira kwica abatutsi. Zihageze zisanga atari byo, abaturage barabyanga. Ni ukuvuga ko abarwandofoni bo muri Nord Kivu tugomba kububahira ibyo, tukanabashimira ko bakomeje kwifata neza. Ni miliyoni 3 z'abantu, nta na kimwe bakoze. Ibi ni kawaida, ndababwira ngiye natanga testimony.
yaba abantu bo muri Nord Kivu ibingibi si ubwa mbere si ubwa kabiri nta nubwo ari ubwa gatatu twebwe turi hariya my friend nabivuze mu space hano there are some people who survive ahangaha kuko hari aba bantu bo muri Nord Kivu bo mu bwoko muri community y'abahutu bitambitse bagakiza ubundi dore umuntu wabyitambitse nura depite iyo bangira Samvura sinzi n'umuzi ni benshi byitambikamo nura mu depite Gacyaba basa nkaho babyamaganye kandi urumva nabo n'abantu bagiye bagira ikintu by'ijambo hariya basa nkaho babicubije bavugana n'abari abanyatura bandi bari bayoboye kuko hariya nuvuga ngo bari abanyatura buri muntu yageraga abayoboye noneho habamo igice kimwe cyumva bamwe ikindi kikumva abandi uzi ko bajyaga banasubira mu bwabo bakarasana nuvuga ngo nicyo cyarokoye umututsi wari uri hariya nuko hatabayeho kumvikana hagati yabo ngo bashyire hamwe ibi rero byo kutumvikana ahanga tushobora gusubira inyuma mu mateka tukaza kureba igihe cya Magrivi urimo kunyumva tukareba igihe cya Bamayanga tukareba abantu babitambikaga bava indimwe bakabyanga dufite ingero z'abantu z'aba Rugayi dufite ingero z'Abamayanga hakaza abandi bari contre nabo barimo baje ba Majoro Muromba barimo nk'intwari cyangwa abantu bakomeye nk'aba nyakwigendera Sebarera urimo kunyumva aba n'abagabo bahagaze baritambika baravuga ntabwo dushobora kwemera abantu twabanye imyaka nk'iyi yose kubona bapfa kuko ngo bo ari abatutsi twe turi abahutu barabyanga completely bagahaguruka bakabarwanya fatira urugero kuri Bagipanga Gipanga dufite abantu benshi bagiye bahaguruka ugasanga umwe basendugu bafite bene wabo aya masaha bari muri M23 babaye muri za sende banze bagahaguruka ikintu kimwe abantu bagomba kumenya bakandastandinga nuko abantu bagomba kumenya ko bagomba kuba ubumwe my friend nanga abantu bashyira muri rusange ibingibi afande James avuze twebwe ngiye nabivuze kuva mbere hano niba ari abantu b'imfura nzi bagiramo imfura n'inyangamugayo ni abantu bakomoka muri community z'abahutu bavana muri za Masisi ni imfura cyane baranze kuko ikintu kibaranga ishize iyi myaka 30 dufite urugero rwinshi fata umusaza Erasto fata Erasto interahamwe kuva icyo gihe yararyamye aranga kugeza amasaha baramucikishije Erasto arahunga ari mu Rwanda umuhungu we ni guverineri Igomani Bahati oya nubundi wageraga mu Rubaye watembera ni general muri M23 abo n'abantu bahagaze banga karengane kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu munsi ubundi dore Godfather nubwo Rubaye yari nini cyane irimo ba FDLR benshi wasangaga nabo ubwabo batuka kuko urabize reka mbivuga gutyo bari abahutu mu Rubaye bakavukira b'abakongomani n'abantu bari direct ntago bazi kunyura ku ruhande n'abantu badahisha icyo bumva n'abantu bavuga iki muri cyavuga ntago ari wa munyarwanda uhisha urira ku mutsi w'iryinyo bo barakubwiraga ati twebwe iyi mirimo nubwo tuyirimo ni ya runaka ni abarunaka nibaza tuzabana nabo urumva n'abantu bageraga umutima mwiza reka mbivuge gutyo kuko ntago bari bazi ibintu by'uburyarya ntabyo banazi kuko